nkurikire. Ba Matayo, ba Luka, bariya bari abadogiteri, abandi ari abasoresha, ari abaporosomuteri cyangwa se bahagarariye ibigo by'imisoro n'amahoro mu bihugu. Ariko kuva yababwira ati nimunkurikire, bahise barometa ibitabo by'abandi bakurikira Yesu. Akazi baragahara gakomeye k'icyubahiro. Bemera kugenda inyuma y'umugabo wambara ikanzu imwe na rugabire. Rero dukwiriye guhara ibyo twambaye, ibyo dufite, ibyo dutunze byose, nimba bitubuza Yesu, nta kintu na kimwe. Kugeza ubwo bariya abantu bemeye amagufa yabo ziyamenagura, abantu bose bareba bashungeye baseka. Abandi bakerejwe inkero ariko ntibinubye. Abandi batawe mu muriro ugurumana baratwikwa, abandi bakaranzwe mu mavuta. Abandi barafunzwe bapfira muri gereza, abandi bacibwa ibihanga. Bahanishijwe ibihano bikomeye ariko ntibihakana Umuremyi. Ubuhamya bwabo bunkomereza umutima. Ariko abakristo b'iyi minsi, ikibamenyesha ko nta juru muri kujyamo, uko uhunga imibabaro yose yo muri Kristo Yesu, ni kuri guhunga umusaraba, ni uhunga agakiza, ni uhunga ijuru. Yemeye kubambwa acuramye ku musaraba, Yesu atarabambwe, mu bo yabambiwe se we ntiyari arimo? Ba Barutolomayo babashishuyeho uruhu nk'ihene, bamaze iminsi ku gasozi ibimugu bimurya, aremera yihanganira ubwo buribwe, apfira Kristo yanze kwihakana iryo zina. Yesu ashimwe. Ba Pawulo bariya mwumva bari bakomeye, bayogoje ibihugu, bubitse ibihugu, intumwa y'abanyamahanga, bamuciye igihanga baramukerera, n'agashoka pya igihanga kigwa hariya. Ba Yohana bavuze ati mugorore inzira z'Uwiteka, pya igihanga, bapfa bari mu ndimi bavuga Yesu. Uri kumva Yesu se ntiyari yarapfuye? Mwemere umusaraba, mwemere n'isoni zawo, nimubyanga nongere mbasubiriremo. Ubeshya idini ko wihannye, rikakubatiza, rikaguha inshingano, rikakubeshya ko wemewe, ariko imbere y'Imana ndugu yangu wakatiwe urwo kurimbuka rwa burundu. Icya kabiri, twigeze tubaza Imana impamvu ishobora guha umuntu impano kandi nta bugingo afite. Muti se bibaho? Yego bibaho. Imana ishobora kuguha impano ariko ntizaguha ubugingo. Muti gute? Imana tuyibajije yaratubwiye ngo nayo yabureberamo. Niba ukora ibintu binyuranyije n'ijambo ry'Imana, ukaba ubangamiye bene se aho uba, ukaba ubona ibintu ukora biba binyuranye n'ijambo, uvuga gute kuri kujya mu ijuru? Kandi inzira ari ngiyi, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Puwe bya bindi mwiharazaho na za nyigisho z'ubuyobe zimaze iminsi ziri gutangwa ngo n'abasenga Buda ngo nibayisenga neza bazajya mu ijuru. Ubwo bazajya mu ijuru rya Buda wasanga jugunye. Icyiza ni uko wazajya mu ijuru ufite ijisho rimwe kuruta uko warimbuka ufite amaso yombi. Ukuboko ni kugucumuza, ukuguru ni kugucumuza, uguca ukujugunye. Icyiza ni uko wajya mu ijuru uri ubana n'ubumuga bwo kutagira ukuguru cyangwa ukuboko kuruta uko warimbuka ufite amaguru yombi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu b'uyu munsi ntabwo ari bwo babwiriza, ntabwo ari bwo. Ariko abakijijwe ba mbere, n'impamvu imbaraga z'Imana zakoranaga nabo, bazibukiraga icyo ari cyo cyose ku bwa Kristo. Aho niho Pawulo avuze ngo nahombye ibyanjye byose. Ugomba kwemera guhomba icyo ari cyo cyose, cyaba icyubahiro cyo muri leta cyangwa cyo mu idini. Niba byari bikubangamiye kugera ku gakiza kemewe, ugomba kukireka. Niba ari urugo, niba ari iki, niba ari umutungo, ugomba kwemera kuyihomba ku bwa Kristo. Niba kugira ngo ubashe gushyikira Kristo ari uko utandukana n'ibyo bintu, nta n'impamvu yo kubitekerezaho kabiri, kuko ubugingo. Ariko inzira nyinshi zo kubona ubutunzi ni ubwambuzi, ni ukubeshya, ni uburiganya. Satani yafashe ubutunzi bwe abuzirika mu gapfunyika k'uburiganya k'ibyaha. Muri make ubutunzi bw'isi bupfunyitse mu gapfunyika k'ibyaha. Kugira ngo ubone ubutunzi upfunyura ibyaha, ugapfundura ibyaha bikamanza kukugeraho, ukabyeyurura, ukabisesurura, ukagera ku butunzi. C'est très problème. Reka ngarukire aho ngaho. Nababwiraga ko mugomba kwakira umusaraba mukawikorera, mukemera n'imibabaro yo muri Kristo Yesu, kuko ajya kujya mu ijuru yaratubwiye ngo umugaragu ntaruta shebuja. Ibyo yagiriwe natwe tuzabigirirwa. Mwatinye imibabaro yo muri Kristo, ariko bizarangira murimbutse. Ni ukuri gutyo siko bakizwa.
kuko n'ijambo ibuye ryose n'abubatsi niryo ryo komesha imfuruka bagenzi niryo ritubeshejeho kugeza uyu munsi uwo ni Yesu waje n'ab'isi bose bakamuhana ariko kugeza ubu turiho kubw'amaraso ye. bene data muri Kristo Yesu, muri aho mumeze neza? Reka nizere ko amahoro y'Imana agumye mu mitima yanyu. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu minota mikeya, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Turasoma ibice byaho 6, umurongo waho wa mbere. Imana ibahereze umugisha. Murihangana, turarwaye gripe, ariko Yesu Kristo aradufasha. Haranditse ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumvise, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. 3 haravuze ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Imana ihabwe icyubahiro. Bene da, muri aho neza? Nanone narinje kubabwira ijambo rivuga ngo ntimugaherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ubuntu bw'Imana twahawe ntitubupfushe ubusa. Ese wowe ntabwo waba uri gupfusha ubusa ubuntu wahawe? Ubwo buntu ni ubuhe? Wowe warakijijwe, Imana iguha agakiza ku buntu abantu barakabuze. Imana iragutabara abantu barumiwe. Ubu hano hari abantu bakomeye cyane batigeze bamenya iby'agakiza k'Imana. Wowe wakamenye, ni gute wahererwa ubwo buntu bw'Imana kubupfusha ubusa? Turabinginga muri Kristo Yesu kugira ngo agakiza mubanze mumenye agaciro k'ubuntu twagiriwe. Mubanze mumenye uwavuye mu ijuru akaza muri iyi si, akabura aho yarambika umusaya we, agapfira ku musaraba kugira ngo nawe agucungure. Ubanze umenye agaciro Imana yaguhaye, ijya kwikuraho umwana w'ikinege, umwana wayo w'ikinege kamwikuraho imyaka 33 atari kumwe nawe. Ese wowe umwana wawe iyo yagiye ku ishuri umukumbura bingana iki? Umuvandimwe wawe, mwene wanyu, iyo mumaze iminsi mutari kumwe ntabwo umukumbura ndetse cyane? None Imana yikuyeho umwana wayo, none hari umwe w'ikinege ikamutwoherereza. Ntabwo yamwohereje ngo tumugaburire amafirite n'amayoneze, tumuhereze akabureba, tumuhereze umukati w'ahantu hatandukanye yirire. Oya, yari imutwohereje kugira ngo tumukubite, tumwice, tumusuzugure, tumutuke, ariko ibyo byose bizavemo imbaraga, bizatuviremo agakiza. Ako gaciro Yesu yaguhaye yemera gutsindwa n'ibyaha byawe, igihano kiguhesha amahoro cyari kuri we, akikorera intimba n'ibibazo n'ibyaha byawe, agacecekera mu rukiko kugira ngo aceceke atsindwe, wowe utsindishirizwe. Umusaraba w'isoni, umusore w'imyaka 33 akemera kumanikwa ku karubanda yambaye ubusa buri. Iyo bari kutwereka filime batwereka hariho urubindo, ariko ndababwiza ukuri ko ruriya rubindo nta rwari ruriho. Niyo mpamvu abagore n'abakobwa bamurebaga ngo bakagira isoni bakubika umutwe, ni ukubera ko yari yambaye ubusa buri. Ese umusimari wari wakwica ngo wumve uburyo umusimari uryana? Bamukubise imisimari 3 mu biganza byombi no mu birenge, baramutobora. Wari wakomereka ngo wumve uburyo igikomere kiryana? Bamwambitse ikamba ry'amahwa, rimutobora umutwe, amaraso aravirirana. Bamukubise ibiboko byomokanaga n'inyama. Bamwikoreje umusaraba awugwana inshuro 3. Yarababajwe mu buryo burenze, ari njyewe nawe yashakaga. Twibutse ko icyatumye Yesu Kristo ajya ku musaraba byari ukugira ngo agucungure, wowe ubwawe uyu munsi uzabone intsinzi y'ibyaha byawe, uzabone umurongo wo gukirizwamo. Ariko ikibabaje, Yesu wamwituye iki? Ubuntu wagiriwe ntabwo uri kubupfusha ubusa. Ni imibabaro myinshi Yesu Kristo yababajwe kugira ngo abari bakwiye kubabazwa iyo mibabaro tubone ubugingo buhoraho. Yesu ntabwo wamwituye kwibagirwa,
Yesu ntabwo wamwituye kwibagirwa agakiza Yesu yaguhaye. Ibyo wenda ni rusange, reka tubireke tuse nk'ababisimbuka tugere ku rwego rw'agakiza. Umuririmbyi wa gatanu mu gakiza yararimbye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbe inshuti ye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Ese ujya wibuka urwobo wacukuwemo? Ese ujya uzirikana amagana menshi y'abanyabyaha Yesu yagukuyemo? Bamwe bari mu tubari, abandi bari mu bapfumu, abandi barasinze, abandi bari gusambana, abandi bishwe n'ibyaha, abandi babaye udusaza n'udukecuru kandi batakurusha imyaka cyangwa mungana, kubera ibyaha nyine byabahetamishije ibitugu. Hari n'abo mwari kumwe mu byaha wowe umaze gukizwa bo barapfa. Ariko uyu munsi Imana ibabajwe n'agahinda gakomeye k'uburyo yagutoranije mu bantu benshi ikakugirira ubuntu, ariko ubwo buntu ukaba uri kubupfusha ubusa. Murambwira muti ni gute umurokore cyangwa umuntu wakijijwe ashobora gupfusha ubuntu yagiriwe ubusa? Ubwo buntu Yesu iyo abukugiriye arakubwira ngo uhindutse umwana w'Imana, nuko genda ubwirize abantu ubutumwa bwiza bo mu mahanga yose, ubabwirize bihane ibyaha byabo kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo ni bwo butumwa bwiza bw'amahoro twahawe kuvuga. Icya mbere ukuntu bupfusha ubusa ni uko udaharanira ko abantu bamenya uwo mwami wamenye nawe. Nyamara umuririmbyi ndumva ni wa 74 yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe usabe uhamye mu bandi ibyo agukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Ese wowe ushishikarira kuvuga ijambo ry'Imana no gusobanurira abantu bakiri mu mwijima ngo ubabwire ko hari Yesu Kristo wapfuye akazuka kandi apfiriye ibyaha byabo, ubakunda ubategereje ko kumusanga ari ukwihana ibyaha n'ibicumuro abantu bakizera amaraso ye? Cyangwa urabyihorera ukiryamira waryamanye itabaza ririmo amavuta, uravuga uti umukwe naza nzahita nigendera byonyine ibindi ntibikureba? Oya papa, birakureba. Mama, mushiki wanjye, mushiki wanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, birakureba. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni inshingano y'umukristo. Tugomba kuba abakristo bororoka. Gerageza ushake umuntu umwe nabura umuzane kuri Yesu, kuko abahinduriye benshi gukiranuka bazamurika nk'inyenyeri zo mu ruturuturu. Icya kabiri ni uko nyuma yo gukizwa utakomeje gushakashaka uburyo wamenya ibyo Imana ishima, ahubwo winjiye mu idini uribeshya ko ukijijwe, rikubeshya ko wemewe, rirakubatiza, riguha inshingano, urangije ugira ngo uko nguko niko bakizwaho, niho baruhukira umutwaro. Oya rwose, oya rwose, mu idini siho baruhukira umutwaro. Wari ukwiye gukomeza kwavansa ukajya mbere, kubera ko muri Kristo ni hagari. Imana ishaka ko abayubaha bakizwa, bakamenya Imana by'ukuri, bagakizwa byuzuye, bakabana n'Imana byuzuye, bagahesha Imana icyubahiro, bakavuga neza izina rya Yesu. Mbibutsa ko umuntu wese ukijijwe ni ambasaderi cyangwa se ni ambasadrise w'igihugu cy'ijuru mu isi. Uhagarariye icyo gihugu cyawe mu isi, niyo mpamvu ugomba kukivuga neza, ukamamaza ibikorwa byacyo, ugaharanira ko gitera imbere ndetse ko abantu bakimenya ndetse n'ibikorwa bikajya mbere. Ariko se wowe ubona utarasubiye inyuma? Ubona utaranduye imico y'ahandi? Ubona koko ibi umwami Yesu wakugiriye urwo rukundo? Yesu yigeze kuvuga ngo umuntu ukunda umugabo we cyangwa umugore we cyangwa umwana we kubandutisha, uwo ntabwo akwiriye kuba uwanjye. Ariko se wowe ukwiriye kuba uwa Yesu? Ririya jambo rirakomeye nuko mutaryitaho. Ubona ukwiriye kuba uwa Yesu ugereranije mu bibaho byose ku isi? Siko hari abantu bakunda umusatsi kuruta Yesu? Hari abantu bakunda bene barimbuke, ndavuga za minijipe, kuruta Yesu? Hari abantu bakunda inzara, komeka inzara ku ntoki cyangwa ku mano, kuruta uko bakunda Yesu? Ku buryo umuntu umuhugura ukavuga uti mwene data ibi bintu ntibihesha Imana icyubahiro, akakubwira ati ibyo birakureba ntawe. Nta mutima uncira urubanza. Ese umutima wabaye nk'ibuye akahebwe, wacirwa urubanza n'umwuka wera utagira? Nkwibutsa ko kugira ngo utunge umutima ugucira urubanza ni ukuba ufite umwuka wera muri wowe.
Impamvu rero nta mutima ugucira urubanza kuri icyo ni uko nta n'umwuka wera ugira. Ukoresha intekerezo zawe na kamere y'umutima wawe ugakora ibyo wishakiye. Ariko iyo aba wari ufite Yesu Kristo muri wowe ufite umwuka, yakabaye akubwira ibyo ukora n'ibyo ureka. Kandi ku bwa Yesu Kristo, Pawulo yavuze ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, kubwo kuronka ubutunzi bukomeye ari bwo kumenya Yesu Kristo. Ndabibutsa ko abakera bakizwaga baremeraga bagahara akazi kabo bakoraga mu gihe babonaga ko gashobora kubarimbuza. Hari akazi umuntu akora mu isi bikaba bitashoboka ko ahabwa ubugingo akiri muri ako kazi, kubera ko ni akazi k'ibyaha nyine. Muri iyi si Satani yakoze akazi k'ibyaha kenshi cyane. Use nk'ubu waba uri nk'umukomisiyoneri w'abantu, ucuruza abantu cyangwa ucuruza indaya, cyangwa se ukora ibintu by'uburiganya gusa. Urugero, serivisi utanga, urugero nk'umuntu uhakinga leta, uhakinga abacuruzi runaka mu kabiba. Gusa urumva ako kazi kandi niko kazi kawe. Wowe ukora akazi ko kuroga abantu bakaguha amafaranga ukajya kuroga abantu, cyangwa ukabica ukabaca imitwe, cyangwa ugakora ibindi. Hari akazi kenshi gatandukanye kari muri iyi si. Ushinzwe gukora amanyanga yo kugira ngo abantu bibe leta, ibintu nk'ibyo. Urumva se wajya mu ijuru? Abambere rero batubanjirije yaremeraga agahara akazi ke kugira ngo abashe kuronka ubutunzi bukomeye ari bwo kumenya Yesu Kristo. Ibyo ni byo Pawulo yavuze ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose. Iyo mbyitegereje mbona bimeze nk'amase, nanjye byandeba bikabona ameze nk'ubambwe. Hagati yanjye nabyo harimo umworera munini. Iyo umukristo ari kwihuza n'ubutunzi n'imitungo y'isi, kurimbuka kuba kuri kumwegera. Ntabwo bisobanuye ko abakristo badakwiriye kuba abatunzi. Nibo banakwiriye kuba abatunzi kuruta abandi, kuko baziranye n'Imana itunze byose, umuremyi w'isi n'ijuru, umuremyi wa byose kameme. Ariko ntabwo dukwiriye kwihuza nabyo mu rwego rw'uburiganya. Hari ibiza mu buryo bw'uburiganya tugomba kwitandukanya nabyo, tugashyikira ibivuye mu kiganza cy'Uwiteka. Ariko inzira nyinshi zo kubona ubutunzi ni ubwambuzi, ni ukubeshya, ni uburiganya. Satani yafashe ubutunzi bwe abuzirika mu gapfunyika k'uburiganya k'ibyaha. Muri make, ubutunzi bw'isi bupfunyitse mu gapfunyika k'ibyaha. Kugira ngo ubone ubutunzi upfunyura ibyaha, ugapfundura ibyaha bikamanza kukugeraho, ukabyeyurura, ukabisesurura, ukagera ku butunzi. C'est très problème. Ni ukuvuga iki rero? Abantu bakwiriye kumenya ubuntu twahawe, uwo mwami Yesu Kristo wadupfiriye, tugahesha agaciro ubwo buntu kugira ngo tutabuhererwa gupfa ubusa. Amen. Uwagupfiriye, uwakubabarijwe, uwakubambiwe, muha agaciro, mukunde kuruta ibindi bintu byose ukunda. Nababwiraga ngo abatubanjirije baremeraga bakava mu kazi bakajya kuba abashomeri kubw'uwo mwami. Abatubanjirije baremeraga bagacibwa n'imiryango. Buriya abantu bose bakijijwe nka mbere ya 2000, abantu bakijijwe bakiraga agakiza k'umwami wa apana bagiye mu Katolika, kuko Katolika ho ni ugupfa kugenda. Nta muntu bigeze banga ahari bamuziza ko yagiye mu Katolika. Iki se? Wagenda mu kiliziya ukaza ugakomeza ukabagurira agacupa, wagenda mu kiliziya ukaza ugakomeza ukinywera itabi, wajya ujya guhazwa ugashyira inkono y'itabi mu mufuka ukajya. Abo rero bashobora kuba harimo abagize intambara, biriya byose birashoboka, ariko si nyinshi nk'abantu bagiye bajya mu barokore. Iyo mvuze abarokore simba mvuze idini runaka, ni abarokore, abantu bose bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu bakizwa bakareka kunywa inzoga n'itabi, abantu bemera umwuka wera kandi kakorera no muri bo. Bagiye bakizwa rero imiryango ikabaca. Umuryango ugaterana ukavuga ati uriya wagiye kwa Yesu turamuciye. Ndabyibuka ko umuzehe wanjye akizwa, sogokuru yahise avuga ati sinzongera guca munsi y'urugo kwa Yesu. Akajya ajya kuzenguruka, ko twe twavukiye ahantu ku muhanda, ariko akajya rwose ajya kuzenguruka ahantu kure ngo ari kwanga guca munsi y'urugo kwa Yesu.
kandi ubwo mu kiliziya ntatangweyo, ariko ngo kuko bagiye mu barokore ubwo bibaye inzigo. Hari abantu bagiye bacibwa mu miryango rero bakihanganira iyo mibabaro. Usibye agakiza k'ubu ngubu, ariko ubundi hari abantu bagiye batandukana n'abagabo babo bagatandukana n'abagore babo, kuko niba ushaka gukizwa umugabo cyangwa umugore we akakubuza gukizwa, ukabona nta yindi nzira, kumwihanganira ntibiri gukunda, ntabwo umva, musige vuba vuba niba wumva imbaraga z'agakiza ziri muri wowe, kuko ukunda umugabo we cyangwa umugore we, kuko aho kugira ngo aho ngaho ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigucumuza urinogore urijugunye. Icyiza ni uko wazajya mu ijuru ufite ijisho rimwe kuruta uko warimbuka ufite amaso yombi. Ukuboko ni kugucumuza, ukuguru ni kugucumuza, uguce ukujugunye. Icyiza ni uko wajya mu ijuru ubana n'ubumuga bwo kutagira ukuguru cyangwa ukuboko kuruta uko warimbuka ufite amaguru yombi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu b'uyu munsi ntabwo ari bwo babwiriza, ntabwo ari bwo. Ariko abakijijwe ba mbere, n'impamvu imbaraga z'Imana zakoranaga nabo, bazibukiraga icyo ari cyo cyose ku bwa Kristo. Aho niho Pawulo avuze ngo nahombye ibyanjye byose. Ugomba kwemera guhomba icyo ari cyo cyose, cyaba icyubahiro cyo muri leta cyangwa cyo mu idini, niba byari bikubangamiye kugera ku gakiza kemewe, ugomba kukireka. Niba ari urugo, niba ari iki, niba ari umutungo, ugomba kwemera kuyihomba ku bwa Kristo. Niba kugira ngo ubashe gushyikira Kristo ari uko utandukana n'ibyo bintu, nta n'impamvu yo kubitekerezaho kabiri, kuko ubugingo burakomeye. Mureke gukerensa iby'ubuntu twagiriwe. Yesu ubwo atabukeresheje ngo aducunguze ihene, aducunguze intama cyangwa inka cyangwa impyisi cyangwa ikindi gisimba, akemera gutanga amaraso ye, wowe ubukerensa uti? Amaraso ya Yesu uyasumbisha umugore wawe n'umugabo wawe n'akazi kawe n'abana bawe guta? Ubwo se ngo urubyaro rwanjye ngo rwavuga gute? Ngo umugabo wanjye se yavuga ngo iki? Ngo reka reka. Umuryango se wanjye wavuga gute? Ariko agakiza k'abantu b'iyi minsi bakijijwe, muzasome ubutumwa bwiza. Intumwa za Yesu zose ziriya Yesu yatoranije, yarabwiraga ati nimunkurikire. Ba Matayo, ba Luka, bari abadogiteri, abandi ari abasoresha, ari abaporosobuteri cyangwa se bahagarariye ibigo by'imisoro n'amahoro mu bihugu. Ariko kuva yababwira ati nimunkurikire, bahise barometa ibitabo by'abandi bakurikira Yesu. Akazi baragahara gakomeye k'icyubahiro, bemera kugenda inyuma y'umugabo wambara ikanzu imwe na rugabire. Rero dukwiriye guhara ibyo twambaye, ibyo dufite, ibyo dutunze byose, nimba bitubuza Yesu, nta kintu na kimwe. Kugeza ubwo bari abantu bemewe no gutanga ubuzima bwabo, baramanikwa. Bamwe babaciye ibihanga, abandi basongesha inyamaswa z'inkazi barazibagaburira, inyamaswa zirabamena, amagufa yabo ziyamenagura, abantu bose bareba bashungeye baseka. Abandi bakerejwe inkero ariko ntibinubye. Abandi batawe mu muriro ugurumana baratwikwa, abandi bakaranzwe mu mavuta, abandi barafunzwe bapfira muri gereza, abandi bacibwa ibihanga, bahanishijwe ibihano bikomeye ariko ntibihakana Umuremyi. Ubuhamya bwabo bunkomereza umutima. Ariko abakristo b'iyi minsi, ikibamenyesha ko nta juru muri kujyamo, uko uhunga imibabaro yose yo muri Kristo Yesu, ni kuri guhunga umusaraba, ni guhunga agakiza, ni guhunga ijuru. Kandi uwacu yararirimbye aravuga ngo twemeye umusaraba, twemera n'isoni zawo, niwe utuneshereza. Nimba ushaka kwemera Yesu ukemera umusaraba, emera n'isoni zawo. Uvuga gute kukijijwe ucyambara nk'ab'isi, ukarya nk'ab'isi, ukajya nk'aho ab'isi bajya, ukishimishiriza aho bishimishiriza, ugasangira nabo, ukagendana nabo ibintu byose? Hahirwa utifatanya n'imigambi y'ababi, ntiyicaranye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yitondera ku manywa na nijoro. Simvuze ngo tubiyomoreho tureke kubana nabo mu buzima busanzwe, munyumve neza. Ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yabo, ntiyicarane nabo, ntafatanye nabo, ntahagarare mu nzira zabo. Niba tubana mu buzima bwa buri munsi, hari aho bagomba kugera ukikupa, ukirimita mu nzira zabo z'ibyaha. Nimusohokana, amabi bazakora uzavayo wowe utanduye.
reka ngarukire aho ngaho. Nababwiraga ko mugomba kwakira umusaraba mukawikorera mukemera n'imibabaro yo muri Kristo Yesu, kuko ajya kujya mu ijuru yaratubwiye ngo umugaragu ntaruta shebuja, ibyo yagiriwe natwe tuzabigirirwa. Mwatinye imibabaro yo muri Kristo, ariko bizarangira murimbutse. Ni ukuri gutyo siko bakizwa, kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo yaratubambiwe imbabazi. Bakubwiye ko Petero wemeye gucibwa igihanga, yaciwe igihanga Yesu atari yabambwa. Petero bamubambye bamucuritse. Ese yemeye kubambwa acuramye ku musaraba Yesu atarabambwe? Mu bo yabambiwe se we ntiyari arimo? Babarutoromayo babashishuyeho uruhu nk'ihene, bamaze iminsi ku gasozi bimugu bimurya, aremera yihanganira ubwo buribwe, apfira Kristo yanze kwihakana iryo zina. Yesu ashimwe. Ba Pawulo bariya mwumva bari bakomeye, bayogoje ibihugu, bubitse ibihugu, intumwa y'abanyamahanga, bamuciye igihanga baramukerera n'agashoka pya, igihanga kigwa hariya. Ba Yohana bavuze ati mugorore inzira z'Uwiteka, pya igihanga, bapfa bari mu ndimi bavuga Yesu. Uri kumva Yesu se ntiyari yarapfuye? Mwemere umusaraba, mwemere n'isoni zawo. Nimubyanga nongere mbasubiriremo, ubeshya idini ko wihannye, rikakubatiza, rikaguha inshingano, rikakubeshya ko wemewe, ariko imbere y'Imana ndugu yangu wakatiwe urwo kurimbuka rwa burundu. Utwo twose ubona ni udushyeshyengo. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Intwarane zibugishamo imbaraga. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza si igihe Yesu yari yaje mu isi, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Ayo maraso acungura uwo yari gucungura. Nzababarira uwo nari kubabarira, nzagirira imbabazi uwo nari kuzigirira. Uwo nari kuzigirira bizagendera kuki? Ku mwete wawe. Kuko icyo Yesu yakoze, yaragutoranije mu magana, akumenyesha agakiza. Ako ni agakiza duhabwa rimwe, ariko tukakarwanira kugira ngo bibe bihagije by'iteka. Iyo utarwaniye agakiza kawe, Satani arakagiza, akakuvangira ibitarimo, ukibeshya kuri kujya mu ijuru, kumbe uri gukorera ikuzimu, uri gukorera kuzimu mu nzira ijya mu ijuru. Mbibutsa ko no ku marembo y'ijuru hariyo umworero ujya ikuzimu. Barokore, bakristo, mwemere umusaraba, aleluya, mwemere n'isoni zawo. Yesu niwe utuneshereza. Impamvu ubwiza bw'Imana mutakibona mu bantu, impamvu mutari kubona ibitangaza bikoreka, habuze abantu biyegurira Yesu bakarundumukira muri we, bakagira ibyo basiga kugira ngo bagire ibyo basingira. Ntawaguhereza ugipfumbatije ikiganza gutya ngo wakire, byanga bikunda. Bigusaba kugira ibyo urekura, ukagira ibyo wakira. Muri Kristo Yesu niko bimeze, bigusaba kugira ibyo utakaza by'umumaro, ukagira ibindi wakira by'umumaro urenze. Ari byo by'agakiza twahawe rimwe, ariko tugomba kurinda tukakarwanira by'iteka ryose. Umwami Imana abahe umugisha. Kristo Yesu abuzuza imbaraga, abaha umwuka wo kumenya no gusobanukirwa, kugira ngo mubashe kumenya uburyo murwanira iby'agakiza mwahawe. Dore ngende nk'ijwi ry'urangurura mu butayu. Umwuka w'Imana ari kuri njye, kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, mbabwire igihe Imana igiriyemo imbabazi. Ndangurure cyane mvuge, aho uherereye hose ku isi wumve. Hahirwa uwumva kumvira. Nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, ntitwasengaga mu izina ryawe, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira mbabwire ngo, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko sinigeze kubamenya. Nongere nibutse abantu hano ko kuba waba urimo imbaraga z'Imana zirukana abadayimoni si ikimenyetso cy'uko Imana ikwemera. Umeze nk'igikoresho, umeze nk'ingorofani. Hari umuyede se ujya ujyana n'ikarayi guhembwa, cyangwa ujya uha ikarayi ku mafaranga yahembwe?
hari umufundi ujya uha umwiko ku mafaranga yahembwe? Oya, ahubwo umwiko urakora, umufundi agahembwa, wasaza akagura undi. Sadire. Icya kabiri, twigeze tubaza Imana impamvu ishobora guha umuntu impano kandi nta bugingo afite. Muti se bibaho? Yego bibaho. Imana ishobora kuguha impano ariko ntizaguhe ubugingo. Muti gute? Imana tuyibajije yaratubwiye ngo nayo yabonye abantu baza mu murimo wayo, batanga imibyizi, bayisaba ibikoresho ngo bajye kuyiha umubyizi. Imana irabibaha, ariko ntabwo bari kuri lisite y'abakozi Imana yangaje. Niyo mpamvu ku ihembwa ry'abakozi abo ntibarimo. Ngayo nguko. Imana iratubaza ati si ubwo wowe uwaza akagusaba igikoresho ngo ajye kuguha umubyizi wakimwima? Wamuha igikoresho cyawe? Waba uri umuhinzi cyangwa se uri umucuruzi, umukarani akaza akakubwira ati ntizi ingata nkwikorere biriya bintu nkutwaze ni ku buntu, ukamwima ingata? Wayimuha? Ntizi ngorofani ntwareho turiya tuntu? Wayimuha? Ntizi isuka njye kuguhingira? Wayimuha? Ariko ubugingo bwo burashinganye, bufite kondisiyo. Ugomba kuba wejejwe. Buri muntu wese mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Sibyo ko hari n'igihe tuvugira ijambo abantu bakaryitwerera, ubwo no muri katolike ngo no muri isilamu, ariya se ni amatorero? Itorero ni rimwe, ni irya Kristo. Umuntu rero wese uri mu itorero rya Kristo riri mu baturutse ku isi hose, mu bera bose, haleluya, aba uwejejwe muri iryo torero. Ariya yose ni amadini, ntimukajye mwitwerera. Kuki mutazi gutandukanya itorero n'idini? Ubwo rero mukwiriye kumenya ibyo bintu ukuntu mubifata. Rero umuntu wese mu itorero akwiye kuba uwejejwe muri ryo. Naho ubundi umutima wawe niwo uhamanya neza nawe nimba uri kujya mu ijuru cyangwa utajyayo. Bibiliya ngiyi indorerwamo twireberamo. Niba ukora ibintu binyuranyije n'ijambo ry'Imana, ukaba ubangamiye bene se aho uba, ukaba ubona ibintu ukora biba binyuranye n'ijambo, uvuga gute kuri kujya mu ijuru? Kandi inzira ari ngiyi. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye puwe. Bya bindi mwiharazaho na za nyigisho z'ubuyobe zimaze iminsi ziri gutangwa ngo n'abasenga Buda ngo nibayisenga neza bazajya mu ijuru. Ubwo bazajya mu ijuru rya Buda, wasanga wenda amajuru yarabaye menshi. Ariko ijuru ry'Imana ryo rizagibwamo n'abakiranutsi n'abakijijwe neza. Bana bato, ntihagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahabwa ubwo buntu bw'Imana, mudahererwa ubwo buntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Twe turi abantu b'igiciro, abantu bamenye Yesu. Umuntu uhamagara Imana yaremye isi n'ijuru ikakuvugisha, ariko ni ukubera iki mudakunda kubyitaho we? Imana Kagame ubwe ntiyari yaguhamagara kuri telefone, nta nubwo yari yasura urugo rwawe, ariko Imana yaragusuye irakuvugisha, iguha amasezerano aranasohora, none aguteye kurengwa. Ubwo buntu wahawe uri kubupfusha ubusa, uzahanwa igihano gikomeye. Imana siyo yagucukuye mu rwobo rw'icuraburindi muri karande z'iwanyu, ikakugira umuntu, ikagushyingira umugabo mwiza, ikagushyingira umugore mwiza, none uyituye ibyo koko? Imana uribuka urugamba rwose yarwanye ku buzima bwawe, none uyituye kwibagirwa? Kuki mutamenya abo muri bo? Kuki mubabaza Imana? Mwari mukwiye gukizwa nk'abazuke, mwari mukwiye kwiha Imana nk'abazuke, hashingiye ku byiza byose Imana yabagiriye, yarangiza ikabamenyesha ko ari Imana nyine. Abapagane bo nyine bashima amaboko yabo, bagashima imiryango yabo cyangwa ibiti by'abapfumu, ariko namwe mukwiye gushima Imana, kuko tuzi ko ibyacu bituruka mu ijuru, ndetse Imana iba yabitekerejeho neza ikabiyungurura, ikabiduha bigeze igihe. Murakoze, reka soreza aho. Nababwiye ko ndwaye umutwe, ndi kumva ntameze neza, imbaraga zirashize zo kuvuga, nubwo nari nyifite byinshi byo kubabwira, ariko reka soreza aho. Imana ibahe umugisha. Hahirwa umuntu uticira imanza, hahirwa uwo Imana izaza igasanga ari maso, hahirwa umuntu umesera ibishora bye kugira ngo atunganywe,
yemerere guca mu irembo yinjire mu rurembo, yinjire muri rya rembo ry'intama, abane n'umwami. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu ugendana n'Imana mu minsi ye yose. Umutwe uranjengereje, reka musengere, ariko basabiye umugisha w'Imana mugubwe neza. Narwaye ikigiripe kiramena, ariko ndaje nkubita abazimu n'abadayimoni kigende mu izina rya Yesu. Shimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora, Imana iguhe umugisha uyikore. Kudutera inkunga, kudushyigikira, kutwandikira, byose biremewe, mugubwe neza. Mana turagushimiye, ukuboko kwawe kwiza kubane n'abantu bose, kandi iri jambo rye ryumvikane neza, ndetse mvuze bikeya, ariko Mwuka wawe wera yumvikanishe byinshi mu matwi y'abashaka kubyumva, kandi babere imbaraga zituma bafata imyanzuro mishya yo kudapfusha ubuntu twagiriwe ubusa. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane n'abakunzi b'umusaraba bose, mu izina rya Yesu Kristo arimo tubisabye twizeye. Amen, amen, amen.